Nzove saa 9 mbere y'imyitozo ndaza gufata isaha mbabwiza ukuri gutyo kuko ngiye nka hari ingingo Francis Christian ntepfunwe no gutoza ikipe ikina umupira w'amaguru gutya itabasha gutsinda Muhanga mita ya kabiri itabasha gutera mwizamu uretse Richard n'uyu nguyu. ibi by'urwitwazo rwo kuvuga ngo Richard yabanje hanze Kitoko simbizi abasumani ntibakinnye ariko ejo nacyo twagarutseho birababaza kumva yuko ikipe nkuru mu byo kurushaho kuvuga ngo abakinnyi bayitwa kari abasimbura batagiraga n'amahirwe yo gukina bagiye guhura n'ikipe nka Muhanga iri kurwana no kumanuka ekipe ya nyuma ku rutonde ngo nimufite ubushobozi bwo kuyitsinda witwa ko wambaye umwambaro wa Rayon Sport. Iki kintu abakinnyi b'ikipe Rayon Sport nabo ubwabo bakwiriye kwicara kuko sugufobya ikipe ya Muhanga ukirakomeye ifite umutoza rwose umenyereye imikino nk'iyi ngiyi ariko niba uri umukinnyi uhawe amahirwe yo gukina kuvuga ngo Richard nataboneka mu kibuga cya Rayon Sport nataboneka ari muri Rayon Sport atabanitse mu bakinnyi babanza Rayon Sport iraza gucika umugongo ariko se eme icyo nanjye nibaza aho hari ingingo match ntiyaba itakaje n'amayeri n'izo remplacement tuvuga zatinze akabishakira ku bakinnyi zatinze kandi yamuvanyemo icyo gihe mubaza oya ndavuga nk'abo bakituga gusoma umukino nyine ibyo bikorwa n'umutoza kumenya hanyeneye iki gusimbuza kwanguzanye Richard ntabwo ari cyo cyamataringaga niba abakinnyi yari abafite mu myitozo ya mbere ya match icyo turacyemeranye abakinnyi uzi ko harimo amaelema atararuhutse neza cyangwa se yasohotse yari gukora rotation yari guhindura ikipe agakora rotation ingana gute ngewe niba ari rikawo uvuga ngo ntiyaruhutse neza namushyira hanze icyo twakwemeranye nge nawe mbere ya match ari ukuntu umuntu azakubwira ati Faustin uvuye hano hirya muri restaurant urahaza uri ubugari n'urugero yego nuzana mu kiganiro urasinzira Faustin avuga ati wapi kurya ubugari ngiye gukina amini ngiye gukora akazi ntacyo bintu nkwaje ndabimenyeye agwa warning ahubwo ndabona utangiye gukubita igitotsi ndakuvanamo kandi naguhaye warning n'ubushize ko Basane subwa mbere bimubwiye Pizarro subwa mbere ibintu byo kuvuga ngo gusinda cyangwa wamuninze uramubwira uti rwose uko mbibona uko mbibona sibyo warasohotse amakuru naramenye n'amafoto yagiye hanze binavuga ko ngo ko urumva ko akundi buri kumwe ngo n'abatoto umutoto akajya gushaka atabika phone bivuga ko ama video ngo aje kugera ku bantu muri Rayon Sport oya urumva Snapchat ifite ibintu umuntu icyo je nemera mbere ya match VRV ya match ndetse nikubwira ndi hari ingingo abo bakinnyi mazi ibyo bintu nari kubashyira pembeni hari ingingo ngo yarababwiye Rikao ufite amabetize wagiyemo hanze y'ikibuga ndetse no kunywa amayoga gusa Nyarugenge made in Rwanda ngo nayo birajyana Basane warasubiriye urumva ndabashyira mu kibuga mugomba guprovinga ko ku cyumwe mwakoze declaration munaniwe kuwa mbere mukora imyitozo neza nta kibazo kuwa kabiri yari declaration kuko urumva rave ya match musobanziriza match ntago akora imyitozo ikomeye iremeye mu by'ukuri abo bantu bayinyweye ku cyumweru bayisinze ku cyumweru oya buretse gato ya mutangazaji nanjye ibyo mubwira ni bishobora kuba ari ingingo muzingiye mayeri approach ya match rero ndashaka nanjye kumusubiza ugashaka kubishakira mu bakinnyi umutoze yambwiye Faustin Rikao aramwati kwanza ndakubanzamo wenyine ko umuntu uza urumva Richard yamubanje hanze byo kumuruhura ariko ngo afitemo ngo n'akantu k'imvune yanga ko kiyagrava cyane ko afite match ziri imbere ko match nyinshi amwe ati nuba warayisinze ukiyandarika donc sino gusinda gusa niba wariyandaritse cyane Ega no se Faustin icyambere jewe kwicaza Richard gende kukubwira ngo tactically ari ingingo niwe watsinze nabikubwiye hano mu gitondo akubwira ni Richard aricara te Faustin rero mwembi mwese uriyandaritse bukeye bwaho ugiye mu bukwe bivuga ko nabwo ngo bongeye kuko ni nkuru bavuye mu bukwe nabwo bagiye barongeye ubukwe ntabwo bazanywereye gato wumva umutoza yirangije rero ufite abanyweye ufiteho amakuru ufite Richard muzima utanywa ariko ikibazo umukuye mu kibuga muri muramuruhutse uri kujera ko iyi situation none subo akinye competition zinga afite Jo Marine ikintu mu gikombe cy'amahoro Rayon Sports ko na match cyane irakina afite Marine afite kuwa kabiri match ya Nuza ya
match ya Gorilla ubwo se urambwira Faustin ntabwo umukinnyi ushobora kumukora rotation we mu gihe ufite abandi icyo kireke none ariko sinanemera abakinnyi sinanemera ikibazo cy'abakinnyi banywa sicyo nyemera ikibazo cy'abakinnyi sicyo kibazo oya sicyo kibazo rega kunywa bikaba byatanga umusaruro muke muri equipe ikintu nemera none se match ya Gicumbi bayitakaje ari iki match ya Rutsiro abakinnyi ba Rayon Sport na hari ingingo ubwe amayeri kuri match nkuru ashobora kuyagira plan abakinnyi bakamwumva ariko kuri plan z'amakipe mato ntazi kuyabjera ngo yabaririre abimenye ngo ndabaragute mu ndejongera nabo bivuze ko icyo cya Aime na kuri izo zandana tuzaniye byo kwangwa abakinnyi baranywewe n'ubyeme kandi nguvuga ngo hari ingingo za kanya match zikomeye umutoza niyo motif yatanze yavuze ko hari ingingo zabesha ngo match zikomeye ariko match zoroshe azatakaza ko yavuze ngo nibwo bwa mbere muri iyi sezo we ari gutoza ikipe Rayon Sport ngo Rayon Sport ikinye nabi kurusha ikindi gihe cyose yabivuze kuri match ya Nusa yabivuze ibyo ariko Rutsiro yarabivuze aje gutonganya yaranganyije ariko hanga yatsinzwe guitsindwa igitego kare kubwira tactically nutsindwa ntushakira impamvu hanze y'ikibuga shaka muri tekinike zawe wiga match ibyo sinabye ahubwo uvuga ngo ari akenshi umutoza ajya gutakaza dressing room atangiye gushaka byegekaho atakaje match iremereye akenshi avuga ko donc abakinnyi be arabe expose akavuga ngo abakinnyi ibi nibi discipline nini iyo ushatse wenda wanga no kubivuga ukavuga ngo ngiye nta kibazo abakinnyi banje wenda ni byanze match yo natsinzwe uyu zere umutoza wa Pere ashobora gutsindwa match najya byandika ku bakinnyi icyo ni kuvuga sibyo mutse hajya biyegeka ku bakinnyi erega buriya n'umutoza mwiza kubera ko nubundi ni nabyo twavuga umutoza wa Pere ararushwa na Rayon ni wowe na resultat zibaye mbi ni wowe kubwira Rayon ntizatunga abakinnyi b'abarokore ntibiba imisi yose kuva kwa mbere kugeza ukwezi gushize sinabanyeshuri ngura bafungira sibyo niba mutangaza icyo mutangaza ajya kubaza niba umukinnyi yaranyweye ku cyumweru cyangwa se kwa gatandatu utaramenye ngo umukuremo inzoga yanyweye ubwire mwambara abantu bandebe abakinnyi biteho kuva kuwa mbere kuwa kabiri abo bakinnyi cyangwa se unabareba uvuga uti ninkora rotation ndabahindura ndabakuramo aho yicaza arabona icaza none se reka match za mbere arazikina ikibazo kimwe utekereza ko ari impamvu ituma amafoto duha tubona y'umukinnyi wasinze ari Jack Grealish utize ko ari umwe wenyine muri Premier League baranywa nabandi Bretse gato kuki duhora tubona amafoto ya Jack Grealish yananiwe control arakabye yarakabye sibyo hari ukunywa ariko hari n'ukabye sibyo tugendane ibyo ngo umukinnyi w'umurokore cyangwa utari umurokore icyo gihe ngo wakabije rero umufasha gute kugira ngo noneho nawe umubyaze umusaruro ikintu icyo ari cyo cyose kibaye cyinshi kiba kibi nuvuga ngo nimba unyweye nyuma ya match ya derby nose ku gatandatu abakinnyi banyweye ni benshi ushobora no gusanga atari abo ngabo gusa icyo sinyemera Habimana Ivere yanyweye se banza wumve sibyo Didi yuri kurata ibitego utagenda udapressinga yari yanyweye Obedi w'Islam ejo Jay Paul niwe yagize icyamba Eme icyo nemera ganijuru ejo we ubona gaje uretse ariko abasansiro yateraga yose tactically watsinzwe ahubwo amakosa mu mupira Eme ni cya kintu ntabwo twemera gutakaza na dressing room ukayica wabaganirije ute bamaze kunganya na derby wabakuyemo derby gute ukujya ubashyire muri iyi match noya baze bari tayari babo ngo dushaka atatu tutacyashaka erega Eme ntago gutsindwa ari ikibazo bwira Serge Mwambari ngo hayirika wowe shaka uburyo ushyiraho igisubizo kugira ngo uwo mukinnyi aguha umusaruro kandi noneho na cya kindi cyamugonze kimwe tuvuga ngo yanyweye tuyisoza ubimukuremo ariko nanone utishe dressing room tuyisozaho Eme ngo ntabwo yemera uburyo Faringanye bamwikoreye ahubwo twagiye no kumvura Faringanye twihuta kugira ngo tujye kuri PR na Al Hilal nimba ari image yambabaje kurusha dikawe kazi yakoze nakagaka ibintu byinshi hari abajene baze baturenga batigiye uravuga ngo nta mbaraga afite baravanga iby'abakijene barakara zifite urumva ngo bamuhindurira inshingano ngo ntaribi ngo ibyo yabikora neza ariko mu by'ukuri kubona shampiyona irimo ikipe ifite visibility kurusha izindi zose uze gukora shampiyona irimo banke araca scanner uyu munsi niba ngo wenda bazajye muri MRI burya kenshi ujya muri MRI uko scanner wenda itari ko interpreta neza ikibazo ufite nyirizina uwitwa Faringanye
ni umuntu wagize imvune ikomeye ku buryo bidasubirwa no mu ikipe ya Rayon Sport biyakiriye ntazagaruka iyi sezo mu kibuga, ariko mu by'ukuri bisa nkaho na page ye na Rayon Sport birangiranye kuko simbona yongera guhirwa, ariko abantu baramuhemukiye cyane abantu bamuzanye ku gitutu, abantu bamuzanye tujye tuvuga ibintu mu mazina yabo babeshya ngo Forunganye ngo ari kwanga gukina, ngo Forunganye ngo ari mu ngamba z'ubwirinzi, ngo Forunganye ngo agiye kujyana bamuguze ibikiganiro uyu munsi tubona ba Gabriel Jesus bavunikiye rimwe batari gukina. Alfonso Davis arasimbura i Burayi bagira rehabilitation zikomeye, arasimbura bamuha iminota ingahe? Yamaze amezi 18 bamusera ntibaragaruka 100%. uyu muntu yajyaga mu kibuga atinya ubona atiyanga, ariko yashatse gukora controle yibuka yisanze yakandagiye nawe, yabwiraga abantu ati sindakira, abantu baturi kwanga gukinira rero. Buriya iyo wagize ikibazo cya rigama cyane nko mu ivi ikaba ruptured donc igacika bakongera nyine nko kuyisudira kamyite gutyo, nuvuga ngo urakira, ariko ikintu cya mbere gikira gitinze ni ubwoba mu mutwe bwonko, kubera ubuzidureri n'imisoma wamanye kwa muganga. Wenda n'abantu batani documenta uzashaka nk'akanimero ka Neymar ari gukira ivi, abantu bari kumukora nk'imeze nka kini, urebe ukuntu yatakaga. Donc byibuze bizaguha igitekerezo cya Forunganye ibintu yabanye nabyo mu mezi 6 cyangwa mu mezi 7. Nuvuga ngo rero iyo utarashira ubwoba akenshi na kenshi hari diwe rujya kujyamo ukaba ufite nishinga nabi ikongera ikikanga, kuko hari igihe mentally mu mutwe ugira n'akabazo gato. Urana ubundi kuba wagira ikibazo cya miniska, urana miniska yo biroroshye kuyakira. Uziko ari ushinga nabi akaminiska kakwikanga ukumva kabe nk'akakurya ukagira ngo ni yanuze yongeye gucika kubera ubwo. Nuvuga ngo uburyo ki umutarama yavunitsemo ni ikigaragaza ko ari byo yakize, donc ari nka step yaragizeho mu gukira, ariko mu mutwe aracyarwaye. Sibyo yarihutishije, nimba unabireba akimara kwicara hasi gusa yese agaragaza ibimenyetso ko uwitwa Forunganye season irangiye bitewe nuko yiyumvaga nta numwe kuko ari igihe ujya hasi wumva ubabaye nko muri cheville uvuga ngo ariko ushobora kugira amari nkasanga ari nk'umutsi wikanze cyangwa se nzajya muri scanner nzajya muri scanner nkako kuri ko Emery Bayisenge nibo byuka cyagiye Nyamirambo navuga ngo nabavunitse nabi abantu bamusohora yajya muri scanner agasanga ni muzima. Uwitwa Forunganye bigendanye nuko yumvaga, ibaze ko bashatse no kumuforosa ngo hagarare, bamuteruye kuri Brancard bamujyana kuri Ben, baramubwira ngo haguruka ngo tujye muri vestiaire. Yahagurutse agiye kuguma muri n'intuza uyu nyine rekaho yasemwe ati sasa ngewe wenda umupira ushobora kunanira ariko imbaraga zo kuguheka ndazifite. Oya ikintu nagaye ngewe ikintu nagaye avuga ngo iriya maji igaragare kuriya ambulance bihari, kandi ambulance ijyamo Brancard nziza zitari zino ino bamutwayeho bwa mbere. Urumva ino y'abakuru waruje ntago wabona kidakomera. Iyi muri ambulance ijyamo kakandi kameze nk'akabaho, sibyo bakwicazaho keza. Ndabona siriya yamukuye mu kibuga yo ntiyari kumugeza muri festival. Yari kumugeza ariko ntabwo ari nziza yari nacereka tubireke iyo nayo yari kubihagije, ariko subundi cyo nibaza ubundi muri festival abaho ubuhe buvuzi yaragiye kubona muri festival, yaragiye no guhindura imyenda y'amazi arirangiye. Reka nkubwire umuntu wagize imvune imeze gutya uretse kubera mu Rwanda ubundi bagutamushe mu modoka yindi tumuzana mu bitaro direct na ambulance bakamujyana kwa muganga Rayon Sport, ahubwo equipe ikaza kumunyuraho. Ibaze niba yize fracture yanuze ya cheville bagahambira akaguru kuri yego ariko umuntu umuntu amenyereye ububabare, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ushobora no kuyagrava. Ariko wemeye muganga ashaka kuvuga ko nta kwa muganga se bamufashe fracture reka kugeza ubu ntabwo twebwe twamenya aho ya none gusa by'umuhanga se bamukorera iki. Ntekereza ko nani ibyemezo by'umuganga byari byagajya hanze, wenda nuko gusa kwa muganga statement y'umuganga impamvu ndi kuvuga gutyo ni information statement y'umuganga ntirasohoka ngo tumenye ngo iki kibazo kimeze gutya na gutya. Bambwira ko icyo bataramenya ari ingano y'imvune ye, ariko yagize fracture amini ari ikintu ni cheville, ngo cheville yaturitse bakoresha imvugo biremereye, ari igiplate baguha bagushiraho foste cyagateganya cyo cyo no kwiru nese agiye kwicara muri bisi agiye yikubanaho n'abandi usunitse ugaruye bisa icuma foste mu by'ukuri turetse kubeshyanya image ntabwo yemera, ariko image ya nyuma na nyuma
niyo kubona umukinnyi ahetse undi mabyisi niba ari mabyisi bigaca ku mateleviziyo match bya kera shampiyona ifite umuterankunga mugani wa banki imenamo amafaranga shampiyona ifite ikipe rero siporo gusinya kontra ya miliyari nyinshi iriya image irababaje yo gushima. So Rayon Sport rero nibyo bindi tuzabigarukaho n'umukino ugiye gutegura wa Marine Komvana Chimanga murabizi ko nawe yavuyemo akiri kare mu Fabrice 25 witwa Chimanga ngo imvune ntabwo iri grave cyane ngo nuko habaye nko kwikanga kw'imitsi ariko ni wa mutsi wo mu kibero navuze ne ko nawe utinda gukira kenshi uri ahubwo kari nawo mu usaba kugenda ukicara ukaruhuka ukamera neza bikagenda neza numva ari ibyo ngibyo ubundi ya nibyo twagiye rero ku mikino itegerejwe kuri uyu munsi muri iyo shampiyona n'ubundi ya Rwanda Premier League by'umwihariko umukino karahabutaka kome cyane ugomba guza ikipe ebyiri za mbere ziyoboye iyo ni ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Al Hilal n'umukino utegerejwe